Reba urukundo rukomeye cyane data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko biri. Ese kwitwa umwana w'Imana bisaba iki? Cyangwa kwitwa umwana w'Imana bibanzirizwa n'iki? Kugira ngo Imana ikwite umwana wayo bibanzirizwa n'iki cyangwa bituruka he? Ubwo Yohana yari arimo avuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane data wa twese yadukunze. Urwo data yadukunze yarugaragaje ubwo yatangaga umwana wayo ku musaraba, akemera kuza mu isi. Yesu akaza mu isi akabambwa. Amahoro, amahoro, amahoro kuri mwese. Turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Nshuti z'umusaraba, bakunzi ba Kristo, turabashuhuje aho muri hose ku mpande enye z'isi. Amahoro y'Imana abane namwe kandi imigisha y'Imana igume ibe kuri mwe. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ninjye Jean Pierre Ntirugirimbabazi ugarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ku ijambo riruhura, ijambo rirema kandi ijambo ribeshaho. Mbere ya byose reka tubanze dusenge Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye imirimo yawe myiza, tugushimiye ko udukunda, urukundo rukomeye. Ijambo ryawe nk'uko rivuga ngo murebe urukundo rukomeye data wa twese yadukunze. Ni koko turi bwatumye twitwa abana b'Imana. Ni ukuri rero natwe turaje muri aka kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rigire aho rikura abantu kandi rigire n'aho ribashyitsa. Uzaryumva wese azaruhuke, uwari ubabaye azishime mu izina rya Yesu. Amena, amena, amena. Ndagushuhuje rero wowe ukomeje gukurikira Agira Neza Yesu TV. Muri aka kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga hano mu rwandiko rwa mbere nk'uko rwanditswe na Yohana, ibice ni 3. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere dusome n'uwa 2. Turabanza dusome titire twumve uko ibivuga. Titire avuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani abo ari bo. Nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenya kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Haleluya, haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye rifite umutwe uvuga ngo abana ba Satani aho batandukaniye n'abana b'Imana. Abana b'Imana n'abana ba Satani abo ari bo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo murebe urukundo rukomeye cyane data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko biri. Ku murongo wa 2 hakavuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzasa ntikurerekanwa. Ngo ariko cyakora cyo Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Reka mvuge kuri aya magambo abiri: abana b'Imana abo ari bo n'abana ba Satani. Imana itugire neza kandi Imana idushyigikire. Kubwira ijambo unyemerere uryumve kandi uritege amatwi. Numara kuryumva wibaze
umenye uruhande urimo, nimba uri umwana w'Imana cyangwa uri umwana wa Satani. Imana itugiriye neza. Muri aka kanya dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Ngo kandi koko niko biri. Ese kwitwa umwana w'Imana bisaba iki? Cyangwa kwitwa umwana w'Imana bibanzirizwa n'iki? Kugira ngo Imana ikwite umwana wayo bibanzirizwa n'iki cyangwa bituruka he? Ubwo Yohana yari arimo avuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane Data wa twese yadukunze. Urwo Data yadukunze yarugaragaje ubwo yatangaga umwana wayo ku musaraba, akemera kuza mu isi. Yesu akaza mu isi, akabambwa, agatukwa, agasuzugurwa, akicwa. Ari urukundo Imana idukunze kugira ngo twitwe abana b'Imana. Ni ukuri iyo umuntu ari umunyabyaha cyangwa akora ibyaha, aba ari umwana wa Satani, aba asa nka Satani. Ariko iyo umuntu akora ibyiza cyangwa akiranuka, aba ari umwana w'Imana. Niyo mpamvu iri jambo muri aka kanya ritubwiye ngo murebe urukundo rukomeye cyane Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Ngo kandi kuko niko biri. Ku murongo wa kabiri hakavuga ngo kuri uyu murongo wa kabiri hakavuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ngo ariko uko tuzasa ntikurerekanwa. Ngo ariko icyo nzi cyo, ngo Yesu niyerekanwa tuzasa nkawe. Bishatse kuvuga ngo nubwo abantu batubona twambaye umubiri, bakabona twambaye imyenda isa nk'iyabo, bakatubona tugenda dukora imirimo ya buri munsi tumeze nkabo, dukennye nkabo, cyangwa hariho n'abakire bakize nkabo, bakabona na ndetse bamwe baturusha ibintu byinshi, ariko turi abana b'Imana. Uzajye ugenda nimba uri umukiranutsi w'Imana, uzajya ugenda wiyumvamo icyo cyizere, cyangwa uko ukiranuka wumve ko uri umwana w'Imana, kandi uri umwana w'Imana nyakuri. Kuko tumaze kumenya neza ko abana b'Imana n'abana aba Satani abaribo. Tubonye yuko itandukaniro ry'abo bantu ari uko umuntu ukora ibyaha ari uwa Satani cyangwa ari uwa se Satani, ariko umuntu ukora ibyiza cyangwa umukiranutsi ari umwana w'Imana. Imana itugiriye neza kandi idushyigikire. Niyo mpamvu Yohana yavuze aravuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Ngo kandi koko niko biri. Ngo ariko icyo nzi cyo neza, ku murongo wa kabiri aravuga ngo icyo nzi neza ko nuko niyerekanwa tuzasa nkawe. Imana itugiriye neza kandi idushyigikire. Imana idufashe. Ariko irindi jambo rikatubwira ngo ufite ibyo byiringiro ngo yiboneze nk'uko waboneye. Bishatse kuvuga ngo ufite ibyo byiringiro ko ari umwana w'Imana koko, yiboneze nk'uko Kristo nawe aboneye. Yiboneze, yirinde icyaha n'igisa nacyo, akiranuke mu bintu byose nk'uko Yesu bamushatse ikosa na rimwe bakaribura. Bamushakaho ibirego byose ngo barabibura, ahubwo ngo bamurega icyaha kimwe cy'uko ngo yiyita umwana w'Imana, cyangwa ngo bamurega yuko ngo ari umwana w'Imana, bamurega icyaha cy'uko ngo yiyita umwana w'Imana. Ariko ntabwo yiyitaga, ahubwo koko yari Imana kandi yari umwana w'Imana. Yari Imana kandi ari umwana w'Imana. Byose byari bimukubiyemo, kuko ngo baravuga ngo imfura ingana nka se. Bishatse kuba rero ntabwo wenda bwo twabigeranya mu buryo bwo mu mubiri nk'uko imfura ingana na se, ahubwo Yesu yari yuzuye ubumana 100%. Ariko yemera kuza ku isi kugira ngo yigira umuntu, yigira uciye bugufi, aca mu nzira nyinshi, aca
aca mu nzira nk'uko umwana w'umuntu avuka, ariko kugira ngo aducungure ajya ku musaraba arabambwa, kuko misiyo yari imuzanye kwari ugucungura twe, kugira ngo muri aka kanya natwe twitwa abana b'Imana, kuko tuzaba dukoze ibyo gukiranuka, tuzaba dukoze ibyo ashaka n'ibyo ashima. Niyo mpamvu yavuze ngo murebe urukundo rukomeye cyane Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana. Haravuga ngo ufite ngo ibyo byiringiro yiboneze nk'uko waboneye. Imana itugire neza. Mbese muri iyi minsi uri umwana w'Imana cyangwa uri umwana wa Satani? Nk'uko titire yatubwiye ngo abana b'Imana bari bo n'abana ba Satani. Bishatse kuvuga ngo umwana wa Satani ni ukora ibyangwa n'Imana, cyangwa ni ukora ibizira, ni ukora ibyaha. Uwo ni we mwana wa Satani. Ariko ukora ibyiza, ukiranuka, uhesha agaciro umusaraba wa Yesu, uhesha agaciro amaraso Yesu Kristo yamenye, uwo nguwo ni we mwana w'Imana. Kandi igihe koko ukiranukira Imana, uzajya ugenda ubyiyumvamo, ugenda aho uri wose wumve ko uri umwana w'Imana, kuko uzaba ukiranuka. Imana itugire neza kandi Imana idushyigikire. Haravuga ngo ufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko waboneye. Mbese muri iyi minsi uboneye ute? Mbese nimba ufite ibyo byiringiro ko kuko uri umwana w'Imana, cyangwa uwiyitirira Imana utariyo, ukora ibizira ukiyitirira Imana? Hoya, ntabwo ari uko bikwiye kumera, ahubwo kiranuka ukora ibyiza kugira ngo ukunde witwe umwana w'Imana. Naho nukora ibibi uzaba uri umwana wa Satani. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo abana b'Imana abo ari bo n'abana ba Satani. Imana itugire neza. Ngo nimurebe urukundo rukomeye cyane, murebe urukundo rukomeye cyane Data wa twese yadukunze. Murebe urukundo rukomeye cyane rwatumye twitwa abana b'Imana. Ndakwinginze muri aka kanya, wowe ukurikira Agira Neza Yesu TV, wongere wibuke, nimba warabyibagiwe wongere wibuke icyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aducungure, icyatumye Yesu aza muri misiyo ikomeye, akemera kuza mu isi kugira ngo amene amaraso ye, kugira ngo yicwe, kugira ngo asuzugurwe, ari ukugira ngo aducungure, kugira ngo natwe twitwe abana b'Imana. Imana itugire neza. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo murebe urukundo rukomeye cyane Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana. Imana itugire neza kandi Imana idushyigikire. Mu gusoza rero iri jambo ndagira ngo nkubaza nti mbese uri umwana w'Imana cyangwa uri umwana wa Satani? Wowe udukurikiye, wowe ukurikiye kuri iyi channel cyangwa kuri urubuga Agira Neza Yesu TV, wowe wumvishira ijambo, ese urabajijwe muri aka kanya, uri umwana w'Imana cyangwa uri umwana wa Satani? Rimba ijambo ritubwiye ngo abana b'Imana bari bo n'abana ba Satani. Ese uri umwana w'Imana cyangwa uri umwana wa Satani? Imana idushyigikire. Icyo ni ikibazo ubajijwe muri aka kanya. Wumva uruhande urimo, nusanga ukora ibizira, nusanga ukora ibyaha, uhindukire ureke ibyaha kugira ngo ujye mu ruhande rw'abana b'Imana, kugira ngo Imana ikwite umukiranutsi wayo. Imana itugire neza. Reka dusoze dusenga Imana, ariko ndagukangurira kugira ngo nawe ndakwifuriza kuba umwana w'Imana, kuko hari ikintu gito nabonye muri iyi si. Iyo umuntu ari umwana w'umwami cyangwa ari umwana w'umuperezida cyangwa ari umwana w'ukomeye, aba afite uko agenda, aba afite uko yitwara. Ntabwo ashobora kugenda ngo ajye aho ashaka hose. Aba afite ukuntu agenda, aba afite ukuntu yitwara. Ntabwo ashobora gukora ibyo ashatse byose, kuko aba ari umwana w'ukomeye wa hano mu isi. Nuko rero nimba natwe turi abana b'Imana, twirinde icyaha n'igisa nacyo, twirinde kwiyanduza, twirinde kwitwara uko twiboneye, ahubwo twitware neza, twiboneze nk'uko uwo aboneye. Nimba dushaka gusa nka Kristo, nimba dushaka gusa nk'Imana, reka twiboneze nk'uko Kristo aboneye, nk'uko yaje mu isi akanyura mu bintu byinshi, akageragezwa, akababazwa, ariko kugira ngo aducungure. Birashoboka yuko
nawe waba unyura mu bigeragezo. Erega ntiwanyura mu bigeragezo birenze ibyo Yohana yanyuzemo, ntiwanyura mu bigeragezo birenze ibyo abatubanjirije banyuzemo. Abatubanjirije banyuze mu bintu bikomeye, bamwe babashyize mu matanura yaka y'umuriro, abandi babashyira mu rwobo rw'intare. Imana ikagenda ibigaragariza, na ndetse Yohana uyu we yajyanywe i Patimo, agira ngo arirwayo n'ibisimba, arirwayo n'ibibugwa, arirwayo n'ibinyamaswa runaka, ariko arihangana. Na ndetse ngo bamuteka, Yohana we bamuteka mu ngunguru y'amavuta, ariko kubera ko yari umwana w'Imana, kubera ko yari yizeye Kristo, aremera. Bamushyize mu ngunguru y'amavuta, aho kugira ngo ashye, ngo avamo, ahubwo ari umusore, uruhu rwe ruba rushyashya, kubera yuko yari umwana w'Imana. Erega abana b'Imana nubwo batubona nk'abantu basanzwe, ariko ntitujya dupfa gupfa, kuko Kristo uba muri twe ntapfa. Nubwo bari bazi yuko Kristo bamwishe, bamushyize ku musaraba, ariko ntabwo yari apfuye, ahubwo kwari ukugira ngo twebwe urupfu aruhindura irembo, aruhindura inzira yo kugera kuri we. Imana itugirire neza kandi idushyigikire. Umuririmbyi waremba ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko ngo uwo Kristo, Yesu Kristo niyerekanwa, tuzasa nka we. Imana itugire neza. Reka dusoze dusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza. Mana, nyemerera buri muntu wese uzumvira ijambo ryawe cyangwa uzakurikira ijambo ryawe, rizagire aho rimukura n'aho rimushyitsa, kandi azafate umwanzuro wo kwitwa umwana w'Imana no kuba umwana w'Imana w'ukuri. Urakoze, ndagushimiye.